Hello friends, muri video tugiye kureba settings eshanu wa settingamo TikTok account yawe bityo ukaba wizeye umutekano wayo. Ikindi bikakorohereza kuba wazamura followers bawe mu gihe gito n'ama likes n'ibindi byose. Bivuze iki? Umuntu turi buze kureba ni video kugera irangiye araza kuba afite ubushobozi bwo kuba yazamura followers be mu gihe gitoya. Ikindi account iraza kuba ifite umutekano kubera ko nta muntu uri bube yabyuka hashakiye ngo atwara account yawe. Turamanaginga account ku buryo iza kubitekanye akaba ari we wenyine uyifite mu biganza, nta wundi muntu uyikumanagingira. Ikindi biraza kuba bireba umuntu mushyashya kuri TikTok, ntabwo ari we gusa n'usanzweho arareba iyi video kubera ko akeneye kumenya nimba account ye ifite umutekano koko, nta muntu wundi uyikoresha cyangwa se iyi account yiwe nta wundi muntu ufite cyangwa se nta muntu wamuripotinze, nta muntu. Ikintu cyose turaje tugisettinge neza ku buryo account yawe iri buze kuba iri mu biganza byawe. Hanyuma turayisettinga ku buryo abantu bose biborohera kukubona noneho bakagufollowinga byoroshye. Igihe mugiye kubana nitwa Gatari Fred. Igice cya mbere twarakirangije cyangwa se chapitre ya mbere ijyanye na CapCut. Twinjiye chapter ya kabiri ariyo bita TikTok. Tugiye kuyiga guhera kuri 0 kuzamuka kugera aho nibura buri muntu wese warebye izi video azaba ashobora kuba yakoresha iyi TikTok nk'uburyo bwiza butekanye kandi bumufasha mu myumvire ye no mu byo akora buri munsi. Dutangiye n'igice cya mbere rero. Nimba ari ubwa mbere mbonye, kora subscribe, ufungura inzogera, hanyuma iyi video nuza kubona igufasha ukandira like, wandike comment, umbwire icyo ushaka twazakubwira hano kuri TikTok. Twatangiye. Turatangirana n'icyo bita ubundi ni gute TikTok izamuka mu gihe gito, nibura ukaba wabona followers bawe bazamuka, ama likes yawe akazamuka. Iki ni igice cya mbere. Nuvanga igihe cyose TikTok yawe settinze neza muri settings ngiye kukwereka, umuntu yayigezeho yorohera abantu kuyibona. Ijya muri for you page bityo abantu bakayibona. Iyo bayibonye rero bakabona ibyo ukora bikabageraho ari byo byibi byose, biza kurangira bakanze like, bagakanda subscribe n'ibindi. Twagiye na setting ya mbere. Setting ya mbere kugira ngo uyigemo uri ku ma video yawe ya mbere, setting y'ingenzi ugomba guheraho ni uraza winjire hano muri utu tuntu tw'uturongo dutatu, uze hano kuri settings and privacy hano munsi, hanyuma ukande hano handitse account. Iyi ni setting ya mbere y'ingenzi ugomba guheraho. Iyi setting ni ingenzi cyane kubera ko niho haba amakuru yose y'icyo bita TikTok account. Niho haba icyo bita account information, password, passkey, business cyangwa se personal account. Ni naho ushobora gusibira TikTok account yawe. Twagiye. Ubwo no kuvuga ngo nimba ukeneye amakuru ajyanye na cyangwa se kugira ngo ube ufite amakuru ahagije ya TikTok account yawe, ugomba gukanda hano handitse account information. Hano niho rero ubonera nimero ukoresha kuri TikTok, ni naho ubonera email ukoresha, ukanareba na regio cyangwa se ahantu cyangwa se igihugu TikTok account yawe ibamo. Mbibutsa neza ko atari byiza guhindagura ibihugu kuri TikTok. Hanyuma rero nimba ushaka rero guhindura nimero ya telefone ukoresha, abantu bafungura TikTok account barangiza wenda bagakoreshaho nimero nyuma bagashaka kuyihindura igihe cyose iyo ngiyo batagifiteho uburenganzira. Urugero ugiye kuhindura telefone cyangwa se wari ufite telefone nimero warakoresha y'undi muntu ukaba ushaka kubihindura, uraza ugakanda hano kuri iyi nimero gutya. Iyo uyikanze gutya barakubwira ngo unlink phone number cyangwa se change phone number. Yishaka kuyihindura ugashyiramo indi ukoresha phone number. Yishaka gukuramo iyo nimero utakiyikoresha ukanda unlink. Ubwo urahitamo kimwe. Ugomba kureba neza ko nimero ufite hano ariyo nimero ukwiriye kuba ufiteho. Nusanga atari yo ukwiriye kuba ufiteho ukandeho uhindure cyangwa se uyikureho burundu. Ubwo kimwe no kuri email, abantu bakunda kumbaza ngo ni gute nahindura email nkoresha, nabwo yukanze hano kuri email uhita ubona change email cyangwa se unlink email.
urahitamo icyo ushaka. Nimba email ufite ukifitemo access, ushaka ariko gushyiramo indi urakoresha change cyangwa se unlink bitewe n'icyo ushaka. Ibi rero bizagufasha iki? Biragufasha, iyi ni setting ya mbere iri bugufashe kuza kuba nuza gushyiramo hano email ufitiyeho uburenganzira, uraza kuba account yawe uyimanaginga neza, kubera ko nibaguha nanuze na ya mibare 6 batanga iraza kujya kuri email yawe cyangwa se phone number yawe. Bivuze ngo account yawe uraza kuba uyifitiye control, bityo nta muntu uri bube uyikumanagingira. Turakomeje n'aha ngaha ku kabiri bita password. Hano rero abantu batazi password zabo za TikTok, hano niho ubonera password yawe ya TikTok. Iyo ukanze kuri iyi password gutyo ugikandaho rimwe bahita bakoreza code kuri ya nimero ya yindi irimo hano, ya yindi twabonye. Nayo mpamvu twabihereyeho kugira ngo nujya ujya gusaba password basange harimo nimero yawe ya yindi bari buhite bakoherezaho code. Iyo atari yawe bakohereza code ukayibura, kandi iyo ubikoze kenshi baragufungira. Iyo bagufungiye ububuze account yawe. Niyo mpamvu rero ibi bintu byose n'uruhererekane tugomba kujyana akantu ku kandi kugira ngo uze kwisanga account yawe setinze neza. Noneho rero iyo ukanze hano kuri password bakohereza nuze code kuri nimero yawe twabonye ruguru na cyangwa se kuri email yawe. Reka turebe ukanzeho gutya tayari bahita baguha imibare kuri ya nimero iyi ngiyi ya indi twabonye hejuru. Kubera ko rero ikuri hafi uyifite washyizemo nimero ufite uburenganzira, uhita uyishyiramo aya masegonda atararangira, bityo bahita baguha guhindura password yawe cyangwa se kugira gute bakaguha aho ushyiramo password yawe bushyashya. Bivuze ngo rero iyi option ya mbere yuzanya n'iya kabiri ni ingenzi cyane muri management ya account yawe. Ndizera ko umuntu turiho tujyana akantu ku kandi ariho agenda areba neza settings ku buryo account ye biza kurangira ayifashe mu biganza hanyuma akaba yimanaging. Hari ikindi rero bita passkey ni setting nayo ufungura ukayisettinga ku buryo umuntu ajya gushaka kwinjira muri account yawe ntibimukundire utamuhaye uburenganzira. Iyo ukanze hano kuri setup barakubwira ngo create passkey, ni ukuvuga ngo ukoresha email yawe cyangwa se password ufite muri telefone ku buryo biza gutuma umuntu najya kwinjiramo nuramuka utemeje ko yinjira adashobora kukwinjira muri account yawe. Nukanda hano ugakomeza uraza gukoresha password ufite muri telefone yawe cyangwa create yindi, bityo bize kugufasha ko umuntu wese uri bushake kukwinjira muri account bigusaba ko ubyemeza wowe. Ariko biraza kuba bijyana n'indi option ndibuze kukwereka ariyo bita manage devices, ku buryo uwo muntu uba wamukuyemo burundu tuza gukuramo abantu bose bafite account bafite account muri telefone yabo ya TikTok yawe, bityo bikaza kurinda ko uwo muntu ari buze kuba yasigayemo. Turamukuramo none nazashaka kwinjiramo ukoresheje ubu buryo, urebe niba akwiriye kwinjira cyangwa adakwiriye kwinjira, umwemerere cyangwa umuhakanire. Twakomeje twagiye ku muntu noneho ku muntu ushaka gusiba account ye ya TikTok. Ukanda hano niba ushaka kuyisiba cyangwa kuba uyihagaritseho mu gihe runaka gitoya, ukanara handitse deactive cyangwa se delete account. Hano rero ni uhitiramo ndayisiba permanently cyangwa se deactivatinga mu gihe kingana iki. Hari igihe uzajya kubona ukabona umuntu nyine ntabwo uri kumubona kuri TikTok kandi we yarayideactivatinze mu gihe runaka kiri temporary, akazongera akagaruka. Hanyuma rero hano ni ukuyisiba burundu, hano ni ukuyikuraho mu gihe gitoya. Iyo uyisibye burundu rero imara iminsi 30 gifite amahirwe yo kuba wayigarura. Ndizera neza ko turi kumwe. Hanyuma tugiye ku cyo bita privacy setting. Umuntu uri buze kureba iyi video akagenda itarangiye, hari ibintu by'uruhererekana ari buze gucikwa. Nuvuga ngo rero hano turaza kuri privacy. Hano kuri privacy niwe usangira abantu benshi accounts zabo ziri privé, ugasanga ntago abantu bashobora kumuflowinga ngo bikunde. Nuvuga ngo umuntu ufite account iri private ntago bishoboka ko abantu bamflowinga ngo bimukundire atabemereye. Icyo gihe uzabibwirwa nuko usanze account yawe kano kantu gafunguye wowe kameze gutya. Ubu nimba ngafunguye gutya barahita bakubwira ngo
bakubwira details nyinshi zitandukanye. Ni ukuvuga ngo iyo account yari private ntago bikorera abantu kugufollowinga account yawe, bigatuma idakura, bikagutuma iguma hasi, kuko abantu bose bagufollowinze bigusaba kubemerera, abandi hari n'abatagufollowinga bitewe na condition runaka. Rero icyambere, reba aka kantu gafunze uhita ugafunga vuba vuba, niba gafunguye uhita ugafunga vuba vuba. Noneho ikindi nicyo bita activity status. Ese abantu mu followinga nabajye babona ibikorwa byawe? Ese abantu mu followinga nabajye bashobora kuba bagira ku bikorwa byawe nk'abandi bose? Hano rero niho bibifungura. Iyo gafunze abantu bashobora kubona ko uri online, ntibashobora kubona ko postinze n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bikorerwa kuri TikTok. Hanyuma hano niho ufungura niba abantu bakomantinga ku ma video yawe ibintu byinshi bitandukanye, nimba abantu bareba liste y'abantu followinga, nimba abantu ba downloadinga video zawe, ibyo bintu byose biri hano, byose bibera hano. Uraza kureba neza ko bisetinze gutya. Hanyuma ni naho ushobora kurebera liste y'abantu wabrotse, hanyuma ugashobora kubamwe kubabrokora bitewe nuko wenda ibyo wababrokeye byarangiye. Ukanze hano itureba liste y'abantu wabrotse. Hanyuma rero tugiye ku cyo bita security and permission. Security and permission ni ingenzi cyane, kuko niho turi buze kurebera icyo bita manage device, nicyo bita two step verification. Ni ingenzi cyane. Hanyuma turahita dukanda hano kuri settings and privacy zigutya. Iki ni igice cya mbere guys, ni igice cya mbere cya TikTok. Duhereye kuri settings eshanu z'ingenzi kugira ngo ibyo tuzakora byose bizabe bifite umumaro, kubera ko utazaba ufite parapara yuko account yawe yabura mu gihe gitoya. Ni ukuvuga rero nubisetinga neza iraba ifite umutekano ku buryo yizewe neza. Hanyuma urahera hano ku cyo bita security alerts. Iyo ukanze hano niho ubonera neza ese account yanjye yaba iri mu bihe bibi, cyahaba hari igikorwa kidasanzwe kiriho kiyibaho. Niho ucekingira neza nimba nta muntu uri kugutwara account cyangwa nta bikorwa by'umutekano muke biriho bikuberaho. Aha ngaha niho uzabibona TikTok izahita ikubwira ngo no unusual account detected in the last 7 days. Bivuze iki? Account yawe nta muntu uri ugerageza kuyihakinga n'ibindi byose. Hanyuma nubona ibi ngibi urahita ukanda done, ubereke ko nawe ubibonye ko kabisa account yawe nta kibazo. Noneho tujye ku cya kabiri icyo bita manage devices, ari cyo uri bukandeho gutya. Nukandaho hano niho hagiye kuza amatelefone yose n'amamashini arimo account yawe ya TikTok. Account abantu bafitemo account muri telefone yabo, account ya TikTok yawe ziri muri telefone yabo urababonera hano. Uraza ukanda hano kuri manage device. Noneho urebe muri liste y'amatelefone n'amamashini ariho, ese yose na yawe cyangwa sa yawe. Nuza gusanga harimo imwe itari yawe, urahita ukanda hano kuri delete, usibe izo ntuze zitari, nusanga ari zawe uzirekeremo. Ibyo biragufasha iki? Biraza kugufasha ku managing account yawe ko mu matelefone irimo. Hari abantu bakunda kurebwa ibintu byawe bigakurikirwa n'abantu utahaye uburenganzira, cyangwa ugaha umuntu account yawe rimwe none agahita yigumana akajya guma areba ibyo uyikoreraho. Hano rero nibwo buryo bwiza bwo kumukuramo, ukamubwira uti toka vamo. Ni ukuvuga ngo ukanda hano ugasiba, ukanze kuri manage device ukuramo wa muntu waroginze in muri account yawe utabishaka, cyangwa se yararoginze in bityo akagumaho. Hanyuma rero ubwo ni uburyo wima uburenganzira abandi bantu kuri account yawe. Noneho rero tugiye ku kandi gace ka nyuma ariko bita two step verification. Ese two step verification ni iki? Two step verification iyo itaninze off, yidafunguye, iyo umuntu akoze login kuri account yawe igihe cyose yamenye username yawe na password agakora login muri account yawe, ntabwo ujye ubimenya iyo utayitaninze on. Nubimenya yigiramo agakora ibyo ashaka. Ari nayo mpamvu abenshi muzasanga izi device cyangwa izi telefone ari nyinshi muri telefone muri account zanyu. Hanyuma rero kugira ngo account yawe ize kuba ifite umutekano, ugomba kuba wafunguye two step verification iri on gutya. Iyo uyikanzeho gutya nibwo bakubwira ngo turn on two step verification. Wowe kubera biri bari ubwa mbere uraza gusanga bakubwira ngo turn on two step verification. Urashyiramo telefone yawe cyangwa ushyiremo email, ushyiremo na password. Icyo gihe umuntu uzashaka ko kwinjira muri account yawe uzabanza ubimuhera uburenganzira.
nutabimuhera uburenganzira nta muntu uzigira winjira muri account yawe. Ni ukuvuga ngo ubyemeza gute? Ushyiramo password cyangwa se ugashyiramo icyo bita nuze nyine, ni ukuvuga ngo ibyo wasetinze nibyo wemezamo kugira ngo uwo muntu yinjire muri account yawe. utigeze umwemera nta muntu ushobora kwinjiramo. Noneho adefine aho urebera nuze za nyuma, settings za nyuma, naho cyangwa se naho managingira neza ko nta muntu wakwinjiririye, nahangaha bita muri manage trusted device. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu na account yawe iba iri muri telefone runaka cyangwa mu mashini runaka, ariko ikaba itize. Urugero ni muri mu mashini yanjye cyangwa muri telefone yanjye runaka, ariko iyo telefone cyangwa iyo mashini ikaba nayo ifite ibibazo by'umutekano. Byose ubirebera ahangaha ukanze hano kuri manage trusted devices. Ni ukuvuga ngo izi nizo ntuze ebyiri, noneho by'umwihariko iyi ngiyi nizo ntuze ebyiri nizeye zaba zirimo account yanjye, nkaba nta kibazo mfite ngendeye kuri two step verification nafunguye. Guys, ushobora kongeraho iyindi ukanze hano kuri add trusted device cyangwa se ukarekera iyo ngiyo ufite. Noneho rero guys, iki cyari igice cya mbere cy'uburyo wa settinga TikTok yawe, settings 5 z'ingenzi wa settinga kuri TikTok yawe, bityo bikagufasha kuba account yawe ifite umutekano. Iyo ifite umutekano nibwo ushobora nuko abantu bagufollowinga bakakubona, bityo na TikTok yayipromotinga kuko ibibona ko iri secured. Rero iki ni igice cya mbere, turaza gukomeza n'igice cya kabiri. Nushaka kureba igice cya kabiri ntabwo wibagirwa gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ntihakagire video n'imwe igucika. Iyo ufunguye inzogera, iyo nkoze video uhita ubona notification. Guys, bye, ndabakunda, reka duhure muri video itaha.